Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukajya ahantu hatuje. Ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba cyakozwe. Iyo uri gukosora ukabona hari ibintu biri kugenda bikugora, uragenda ukabyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma nkajya ndeba ibyagiye bibagora, nkabibateguraho amasomo nkayabazayabashyira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. W'ikintu ubusabwa kugira ngo ujye uhita ubibona ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najye nshyiraho ikintu ukajya uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikishe cyangwa uduhamagare kuri 0789 955 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kuyigushakira tujya tuguhereza imyitozo wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira uze twigane mu shuri, nabwo utwandikira kuri iyo nimero uri kubona 0789 ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Yageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa hino bababaza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubafashemo. Ariko birashoboka ko waba uri mu mujyi wa Kigali ushaka kwiga umunsi umwe bugacya ugahita ujya gukora, nabwo twakwigisha. Cyangwa ukaba ubonye nimero zacu kano kanya kandi ufite ikizame ejo, nubwo waba uri kure turakwigisha ukaduha amasaha menshi tukagusobanurira, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Itegereze neza. A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyajya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ari wari kujya mu kiro kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, 1. Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Rero ikibazo cya kabiri kikabaza ngo tegereze neza, kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe uba ugomba kuyazimya. Rero uyazimya ryari? Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba ushobora kureba muri metero 20. B kandi ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ngo iyo ari mu nsisiro. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ikintu baba bashatse kuvuga kuvuga ngo ubwo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B nayo ibe ari igisubizo cy'ukuri, C nayo ibe ari igisubizo cy'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko niba ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga mu gihe kubisikana, kiri guturuka imbere yawe aho ujya. Bivuze ko nucana amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ashobora guhumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Niyo mpamvu iyo ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ikindi uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikishe cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri mu mujyi wa Kigali ushaka kwiga umunsi umwe bugacya ukajya gukora, uratwandikishe cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 tukaza tukakwigisha turi kumwe. Wazagerwaho ugakora rimwe
ugahita utsinda, cyangwa ubonye nimero yacu kano kanya uri kure nabwo tuba twagufasha kandi ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, asigaye ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B hano, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo tegereze neza, iki cyapa gisobanura iki? Icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga. Iyo bavuze ishusho, ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande enye? Rero kino cyapa cyo gifite ishusho y'uruziga. Ubuso ni hariya mo imbere. Mu zindi ndimi z'amahanga mubyita sirifase cyangwa safase, hari aho umweru, rero hakaza n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Manza umenye ubwoko kibarizwamo mu by'ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Bibutsa ko iyo video namaze kuyabakorera y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, arimo ibyapa bitegeka, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa biburira, ibyapa biranga ndetse n'ibyapa bibuza. Rero genda uyirebe kugira ngo nugiye ku bibazo byerekeye ku byapa ujye urahita umenya ubusobanuro bwa buri cyapa. Ukuntu ikoze iyo video ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Rero kugira ngo nugerwaho uzakorere mu uhita utsinda, nakugira inama yo kureba iyo video. Iyo maze kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa kiba cyapfa kukugora. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Murabizi ibibazo biragaruka cyane cyane mwa kino kizami kiba cyakozwe mu gitondo. Iravuga ngo hanyurwa na volomoteri gusa. Beka ngo nta modoka. Sega ngo hanyurwa n'imodoka gusa. Ndeka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikirango kirimo baba bari kukikubuza. Iyo harimo umunyamaguru bashatse kuvuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo ziriya modoka zitwara ibicuruzwa ntihanyurwa na ziriya modoka zitwara ibicuruzwa. Muno harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo igare, ntihanyurwa n'amagare. Haba harimo wenda nka 30, ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa 30. Kino byapa biba biri ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero kuri aya harimo ikirango cya moto, bizahise kuvuga ko ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira abantu baba bavuye gukora bakagaruka bakadushimira, babyandika muri komenti, haba baduhamagara, haba mwese. Imana ikibaho umugisha, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe n'ahandi uba wagisanga. Ikintu ubusabwa ni kimwe, no kujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda niba ushaka gukora rimwe, kugira ngo ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha gukora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho. Ese uri kubona gifite iyihe shusho? We turi gukosorana kino kizami kimaze gukorwa. Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona ishusho ari mpande enye? Ese uri kubona ishusho ari mpande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe. Iravuga ngo hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare moshi ibambiye. Beka ngo inzira ibambiye imbere. Seka ngo inzira itabambiye itanafunze. Ndeka avuga ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Abino bisubizo bine baduhaye. Ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Rero kugira ngo byere kujya bikugora, manzi ujye kurebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye. Iteguye neza cyane, numara kuyireba bino bibazo uragira bigiraho ubone biroroshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko nikigaruka mu kizamura akora mu kanya cyangwa ejo
urahita ugikora. Erega niyo mpamvu dukosora bino bizame biba byakozwe, uba wagira mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakosoye. Mwese murabizi ko ibibazo bigaruka kandi neza neza bigaruka bimeze gutya. Aho babihindura ibyo tuba twarabibabwiye kuko tukosora tugenda tubabwira n'ukuntu bashobora kuguhindura ikibazo bagiye kukikubaza mu bundi buryo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga ngo metero 2. Nka kino kibazo bagiye kukikuhindurira, bagiye kukikubaza mu bundi buryo, bakubwira ngo A metero 2 n'ibice 10, B metero 2 n'ibice 50, C metero 3, D metero 2. Bagafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero, bakajya baravuga ngo ni metero 2 n'ibice 10. Ndakeka ko mujya mubibona, bakabona bagwaye metero bagashyiramo n'ibice. Rero baba bafashe ikibazo nk'iki bakagihindura, ariko mu gihe bagihindura tuba twabibabwiyeho ku buryo ugera mu kizame ntibikugore. Hano wabona igiso cy'ukuri cyanye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari metero 2 na santimetero 10. Bagihinduye ubwo bavuga ngo ni metero 2 n'ibice 10. Murabizi santimetero, metero imwe ibingana na santimetero 100. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero A, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? A irakubwira ngo santimetero 30, B ikavuga ngo santimetero 40, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze guhitamo B, santimetero 40. Ndakeka ko wamaze kwandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Icyo cyapa mwese murabizi kiri muri bya byapa byo ku mihanda biranga cyangwa biyobora. Iki cyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza bakagishyiraho kugira ngo nuba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona wagira hashamikiyeho undi muhanda utaba wawitiranya n'uw'umusa mushobora gucamo ukatumugera aho ugiye vuba, ahubwo akakubwira ko wenda iyo nzira idakomeza utagera imbere ukabura inzira ukongera ugakata ukagaruka. Murabizi ibyapa n'ibindi bimenyetso byose byo mu mihanda bibereyeho kugira ngo bigaragarire neza umuyobozi, binamumenyeshe ko hari icyago hakiri kare kugira ngo bimurinde icyago. Ese iki cyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ibimenyetso gifite amabara asate? Aravuga ngo umukara n'umutuku, B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Murabona ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu aba ari ingenzi kureba iriya video nabakoreye. Nicyo kintu cya mbere nabakoreye nkitondeye nshyira kuri YouTube channel, kuko ubu usanga ibibazo byinshi byerekeye ku byapa ku buryo niyo wayireba gusa ukaniga, nubwo utakwiga byinshi ariko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nayitondeye. Hano rero urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari umweru n'umutuku. Murabizi kiriya kirango kiba kimeze nka ta, hejuru ari umutuku, akarongo gahagaze ari umweru, agatambitse hejuru ari umutuku. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C,
ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo umuyobozi, mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, seka ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba uri munsi ya 6, umuyobozi arimo. Igomba rero kuba yagira imikandara yo kurinda ibyago igenewe abo bakurikira. Murabizi ikinyabiziga cyo gifite imikandara, ariko hano bari kuvuga ngo igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Ndakeka ko hano bamaze gutemesa cy'ukuri. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano giso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni de. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ziriya modoka ziba zifite imikandara, umukandara w'umuyobozi n'umuntu wicaye cyangwa umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. Ibishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko mujya mubibona niba mugenda mwa zino modoka ntoya. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo rero de. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa volomoteri ibi bikurikira. Ibihe? Aravuga ngo imitako, mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Hano abagenzi bari kuvuga ni bano bandi bayobozi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu babashatse kuvuga ngo ubwo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ibe ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D iri kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa volomoteri bikurikira. Ibihe? Imitako. Ukagenda ugafata ikinyabiziga ugashyiraho imitako, ntabwo biba byemewe no gushyiraho ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba cyangwa bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ukagenda ugafata ibintu ukagenda ukabishyira nko mu mbavu z'ikinyabiziga ku buryo n'ikiba kiri kugenda gishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ntabwo biba byemewe, biba bibujijwe. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero se. Ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ariko ikintu nakubwira hano bavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A iba ari igisubizo cy'ukuri. Iyo wahisemo A gusa uba wagize 0. Iyo wahisemo B gusa uba ubonye 0. Ni systeme iri kugosora. Iyo udahisemo ko byombi ari iby'ukuri kandi koko byose ari iby'ukuri uba wakishe. Ariko nk'iyo ari cyo cyonyine baguhayemo bakaguha nka kino kibazo kimeze gutya, ariko bakaguha nka A batayishyizemo, ugabona B niyo iraba ari igisubizo cy'ukuri, uyihitamo B gusa. Nta guhitamo ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ariko iyo baguhaye ibisubizo by'ukuri bibiri, uba ugomba guhitamo igisubizo cy'ukuri kivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri, ntuhitemo kimwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu mabara ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Murabizi hari ikintu gishobora kuba kigatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita. Rero wenda ikinyabiziga cyakoze impanuka ntabwo kizasubira mu muhanda cyangwa cyoherejwe nko mu mahanga. Rero kubera murabizi ibinyabiziga birasora, biba bigomba guhita bimenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu mabara ishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A iravuga mu minsi 5, B ikanga mu minsi 8, C ikanga mu minsi 15, D ikanga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
B. Biba bigomba gukorwa mu gihe cy'iminsi 8. Narababwiye ubonye ngiye kuvuga igisomo cy'ukuri utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugeze kuri 20 ariyo wari kugira mu kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Niba uri hafi gukora kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo, uwo munsi birirwa bari kukibazamo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu ubona ikizame cyakozwe nkunda guhita nyishyiraho mu gitondo. Rero kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda, rero usaba gukanda subscribe aho hasi, nayo cyangwa ikintu ukagira uhita ukibonera ku gihe, bagahita baguha notification ukakireba. Hari ikibazo ndi gukunda gupostinga kiri kuba kiri kuza cyane mu kizame, hari kino kizame cyakozwe, hari amasomo ngenda nkutegurira kugira ngo uzakore rimwe uhita utsinda, urushaho no kumva bino bibazo biba byabajijwe. Ibi byose kugira ngo ujye ubibona ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, nayo cyangwa ikintu cyose kugira uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 11 kirakubaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myitwarire myiza, niyihe myitwarire wagira. Urabona uri mwa muhanda, uri hano kiriya kimenyetso cy'umutuku niwe kiri kubwira, niwe utwaye ino modoka iri kugenda kwa cya kimenyetso cy'umutuku, ariko hari n'umumotari ushaka kwinjira mu muhanda, ushaka gukurikira kino kimenyetso cy'umuhondo, akaza mwa runo ruhande rw'ibumoso bwawe. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, ubwo wewe w'umutuku ugakomeza. Bivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Murebe ishusho baduhaye, wowe utwaye kino kinyabiziga ufite kino cyerekezo cy'umutuku, urakomeza muri muhanda w'imbere, ariko hari n'undi mumotari ushaka kwinjira mu muhanda urimo akakurikira, akaza mu ruhande rw'ibumoso bwawe. Ese hano urabona igisomo cy'ukuri cyanya cyari kiye. Ira kutubwira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. C ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. D ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Hano urabona igisomo cy'ukuri cyanya cyari kihe. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. N'igisomo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Ubundi iyo bagiye kugusanga mu muhanda, urabona wa mumotari agiye kugusanga mu muhanda, niwe ugomba kuguha inzira, wowe urakomeza kuko niwe ugiye kugusanga mu muhanda. Ndakeka ko mujya mubibona, iyo ikinyabiziga kiri mu nzira nyabagendwa, wowe ugiye gusa, iyo uri mu nzira nyabagendwa wowe urakomeza. Wowe ngo ugiye kwinjira mu nzira nyabagendwa urimo, niwe uba ugomba kuba ahagaze akaguha inzira. Rero hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, wowe uzakomeza. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wahisemo, ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki gihe ageze ku kazamuko gashinze cyane. Ugeze ahantu hacuramye cyane ku kazamuko gashinze cyane, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba ugomba kwitwara ute? A iravuga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B ngo gukandagira ikirenge cye cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C ikakubwira ngo kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese hano urabona igisomo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ugeze ku gasamuko gashize cyane uba wakwitwara ute? Uba wakora iki? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hano ari igisomo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Nujya mu kizamu ukabona ibisubizo 4 baguhaye, hari icyo bari kuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo nakubwira ko 100% aba ari iki, ariko nka 90% gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Nubona nta kindi wizeyemo 100%, uzahita witamo icyo cyerekeye kugabanya umuvuduko, gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Murabizi hano dukosora turi kugenda tunababwira amabanga amwe n'amwe yo kugira ngo bafashe kujya mu kizame mukore rimwe muhite mutsinda. Niyo mpamvu ubona abantu gukora rimwe byabaye nk'umuco. Uragenda ugakora rimwe
kandi ugatsinda ku manota yo hejuru kandi bitakugoye. Ikintu uba usabwa ni ugukosora ikizami cyose kiba cyakozwe, kandi nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikababaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze, kandi hari abantu njya mbabona bari kubikora. Manza hano umenye impamvu. Ni ukubera iki biba bitemewe ko abanyamaguru bambukira umuhanda mu koni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ingaruka ku bindi binyabiziga, mbega ngo ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, seka ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku papuro, ndatekereza ko wamaze kucyandika. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero se, ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyuranaho mu ikoni, mu zindi ndimi z'amahanga babyita kudepasa, kudepasiriza mu ikoni. Iravuga ngo biremewe, mbega ngo ntibyemewe, seka ngo biremewe ukoranye ubwitonzi, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese kunyuranaho mu ikoni mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni ukudepasa mu ikoni? A, biremewe. B, ntibyemewe. C, biremewe ukoranye ubwitonzi. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri bikaba byemewe, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri bitanemewe, C ikaba ari igisubizo cy'ukuri biremewe ukoranye ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe. Kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe. Niba unyuranyeho mu ikoni birashoboka ko waba utari kureba imbere neza, hakaba haje indi modoka igahita yaba yaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri ubwo kunyurwamo gusa n'abahe bakurikira. Abahe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D ivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko mujya mubibona cyane cyane mu mujyi, haba hari imihanda nk'ibiri ukabona ijya mu cyerekezo kimwe. Kwa kundi uri kwambuka wabona ibinyabiziga byinshi bije, ukaba uhagaze hagati mu muhanda. Hakunda kuba harimo iki? Harimo buriya busitani bwo hagati mu muhanda butandukanye iriya mihanda ibiri. Hariya rero uba wahagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, niho baba bari kuvuga. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ndakeka ko mwese mwabibonye mwakiragiye turi kwamamaza umukandida wacu. Biriya binyabiziga byabaga byatonda umurongo urenze metero 500, niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda. Rero riratsinda rigomba kuba rifite ibipimo utarengeje ibipimo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Riratsinda cyabaga rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana bite? Aravuga ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Riratsinda babaga bagabanyijemo, yabaga rigomba kuba ritarengeje metero 50. Nuriya mwanya wabaga uri hagati y'itsinda rimwe n'irindi,
wabaga ugomba kungana na metero 50 utarengeje metero 50, ariko uburebure bwabyo bya binyabiziga byose bwabaga bwarenga metero 500. niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda. Ndakeka ko ramaze guhitamo A, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenga cyangwa kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo metero 11, mbega ngo metero 10, sega ngo metero 7, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Niyo mpamvu ari ingenzi gukosora ikizami cyose cyakozwe. Kugira ngo ujye uhita ukibona, jya ahantu handitse subscribe uhakande, asigaye nugerwaho ugakora kabiri uzabimbaze. Ikintu cyose kidushyizeho iyo ukiboneye ku gihe ukora rimwe. Niyo mpamvu ubona abantu benshi muri comment batubwiye ati twavuye gukora dukora rimwe. N'uwakoze kabiri aba yaramanje wenda akabura amakuru yacu, yabona amakuru yatangira kwigana natwe agakora rimwe. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose kukazamuka cyangwa gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma bw'ibyuma, ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo, niyo umuyobozi yaba atagize ute atarimo. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Arakubwira ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ikakubwira ngo feri y'urugendo, C ikakubwira ngo feri yo gutabara, D ikakubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini batubwiye ngo niyo umuyobozi yaba atarimo, umuyobozi yatari mu kinyabiziga kiba gihagaze, yego kiba gihagaze. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri ari A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitigishoboka kubona neza muri metero 200, udusigo twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusigo tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda, ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ubuhe buryo? Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kujya mu kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko namaze guhitamo rero B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hehe? Irakubwira ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ikakubwira ngo ahegera inyamaswa zikurura. C ngo hafi y'amatungo. D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Hehe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo neza kimeze gutya barakikubaza, ariko bakavuga ngo mu nsisiro gusa. Bakivuga mu nsisiro gusa uzahita uhitamo D ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, ariko niba bavuga mu nsisiro cyangwa ahandi hose uzahita uhitamo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, kuko zikoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ndizera ko kino kizame dukoranye kimaze gukorwa dukosoranye hari ikintu kigufashije. Ibibazo biragaruka,
ibyo utakoze usubireyo ubirebe neza umenye ibisubizo by'ukuri byabyo kugira ngo nibigaruka mu kizamini urakora uhite ubikora. Ibindi byo niba uri hafi gukora iyo wakosoye ikizamini cyose cyakozwe ukande subscribe n'ingenda cyawe isomo ujye urahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Ibindi byo amahirwe masa ku bantu bari gukora, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.